uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Amen. Muriza turafata iyi version ya Louis Segura ngo celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Arahirwa. Celui qui réfléchit sur les choses ou arahirwa. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ngo utekereza ku bintu, utekereza ku bintu, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo utekereza ku bintu agira amahirwe. Hanyuma uwiringira Uwiteka nawe ameze gute? Arahirwa. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Utekereza ku bintu ngo arahirwa. Utekereza ku bintu ni biki? Iyo usomye Zaburi enshi baravuga ngo tuvuge Zaburi y'ijana na 19, muziko Zaburi y'ijana na 19 ivuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Niyo Zaburi ndende mu Zaburi yose. Dufite Zaburi 150, ni mubizi. Y'ijana na 19 ifite amaverse menshi, sibyo? Ni ndende, ariko yose agusha ku ijambo ry'Imana. Rero Dawidi aravuga muri Zaburi zimwitirirwa, kuko Zaburi zose ko ari 150 ntabwo ari za Dawidi, nyinshi ni za Dawidi. Ariho izabene Kora, mujya bisoma. Ariho ya Asafu, ariho Zaburi ya 90 ya Salomo. Ariko Zaburi nyinshi niyo mpamvu benshi bavuga ngo Zaburi za Dawidi, ko niwe Imana yakoresheje kugira ngo abashe guhabwa Zaburi kuri Mwuka Wera, kuma Zaburi menshi harimo n'ubuhanuzi kuri Mesiya. Ni kuvuga ngo n'Umwuka Wera wabahaga izo Zaburi, kuko bitabaye bityo ntago Zaburi yavuga imyaka 1000 iri imbere bizaba atari Imana yahumekeye muri uwo muntu. Amen. Nk'umusaraba wa Yesu, imibabaro ya Yesu n'ibindi byinshi bya Mesiya, n'amagambo Yesu yaje avuga ngo ibi byanditswe mu mateko ya Mose, mu magambo y'abahanuzi no muri Zaburi. Yesu ubwe ahamya ko Zaburi zahumetswe ni Imana. Rero Zaburi nyinshi zigusha ku ijambo ngo ntekereza ku magambo yawe Uwiteka, ngo nkakanguka igicuku gutekereza ku magambo yawe, nkabyuka kare mu museke gutekereza ku magambo yawe. Nibyo bita meditation. Kubera iki? Mwana bavuze hano utekereza ku bintu mu ijambo rimwe ni meditation. Ari ugusoma ukihitira, ariho no gusoma ukabumba Bibiliya cyangwa ibyo wasomaga, hanyuma ugatekereza ku byo wasomye. Impamvu hano vuga ngo utekereza ku bintu arahirwa, nuvuga ngo n'umuntu afata umwanya wo gutekereza ku Mana no ku mirimo yayo, kuko ari ibintu, ari abantu bose n'imirimo y'intoke z'Imana. Amen. Twigeze kwiga kubyerekeye kuba umuntu afite ibijyepfu, ko binyuranye n'umuntu we agendera kuri ibi bigaragara gusa. Amen. Abize muri
système francophone ya nyayo ariko barazi igitabo cyitwa Le Petit Prince. Le Petit Prince cyangwa Terre des Hommes ni ibitabo byanditswe n'uwitwaga Antoine de Saint-Exupéry. Yari mu myaka za 40 yari umupilote wa posita, yatwaraga indege za posita, iposita. Hanyuma yahoraga agira ingendo nyinshi cyane, ava mu Bufaransa aza mu bihugu bya Afrique du Nord, za Algeria naho era amakoloni yabo, azana amabarwa. Vuga ngo yagize ingendo nyinshi, rimwe indege imupfira mu butayu bwa Sahara ari muri uwo murimo we. Donc yari mu aviateur utwara indege ziposita. Noneho indege imupfira mu butayu ariko n'umumekanisye gusa w'indege. Aho rero niho yaronse atekereza ko nubwo yari umupilote ariko yari umufilozofe kandi yari n'umu écrivain, kuko yaranditse kandi ibintu birimo gutekereza. Rero iyo Le Petit Prince yanditse irimo ibintu byinshi bigisha abantu. Nuvuga ngo uyu Le Petit Prince tuvuge uwo mwana ukiri muto, Petit Prince, umuhungu muto, yabaga mu yindi planete, mu wundi mubumbe, none aza kuri umubumbe wacu. Ntabwo ari ibintu byabayeho, nyuma mu birimo filozofi. Hanyuma aje ino muri make abona abantu b'ingeri zose n'imico yabo, ari abasinzi, ari abaki, abantu b'ingeri zose. None aza kubona n'ahantu hari amarose, indabo, amarose. Noneho ndiho ndahina, arababara kuko hariya mu gihugu cye, muri iyo planete ni muri mubumbe, yari afite irose akunda. Yarazi ko nta handi rose riba ni ryo nyine. Arababara kubera ko abonye ko hari andi marose. Noneho ahura na renard, ingunzu, baraganira. Noneho iramubwira iti ngo urumva ko yabonye agahinda ke. Iravuga ngo il faut savoir apprivoiser. Ni kuvuga ngo iriya rose yawe wabaje uko waruzi ko ari yonyine iriho, nta yindi baho, nubwo wabonye nyinshi ariko ntago ziwanye n'iriya yawe. Hanyuma aravuga ngo l'essentiel, ndashaka mu Kinyarwanda, ngo l'essentiel est invisible pour les yeux, mais on le voit par le cœur. Icy'ingenzi gihishwe muri aya maso y'abantu, kibonwa n'amaso y'umutima. Bivuga ngo ibyo wabonye n'amaso yawe, izo rose n'amaso yawe, ariko l'essentiel cy'ingenzi ni iriya rose yawe, kuko yo ntabwo uyirebesha aya maso, yo iri mu mutima wawe. Donc il faut savoir apprivoiser ta rose. Isomo riravuga rero ngo aya maso y'abantu abayobora mu bintu bitari essentiel, abayobora mu bintu biri superficiel. Ngo iby'ingenzi ntabwo bibonwa n'aya maso, bibonwa n'umutima. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo utekereza ku bintu arahirwa. Ko utekereza ku bintu ntabwo aba ari umuntu ukigendesha aya maso gusa ngo akururwe n'ibi abonesha amaso, ahubwo aba umuntu w'imbere. Petit Prince rero asubiye mu gihugu cye, yasubiye anezerewe kwiroza rye,
kabone n'ubwo yabonye hari ayandi ntawe bihuye, kuko ririya roza rye rifite umwihariko, ko ryo arifite ku mutima. Imana ishimwe. Muvyo iryo somo? Amen. Ngo l'essentiel est invisible, hein, aux yeux, ou pour les yeux, parce que on le voit par le cœur. Rero kugira ngo tube abakristu batari abakristu bo hejuru gusa bayoborwa, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe ntitugendesha amaso, tugendesha kwizera. Kugendesha kwizera ni ukugendesha amaso y'imbere, kandi n'amaso yahumutse ko umuntu yagira afata umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana, ku Mana no ku mirimo y'Imana. Rero abantu benshi bava muri iyi si barabaye mu biki? Muri superficialité, babaye mu bintu biri superficiel, byo hejuru. Kandi icyo umuntu azajyana nyuma y'ubuzima ntabwo ari ibi bintu tubona n'amaso yacu, ni bya bintu bitwa l'essence, kuvuga ngo wamenye ibijyepfo by'ibintu, kuko hakurya y'ibiboneka hari ukundi kuri kutaboneka. Hakurya ya buri kintu cyose hari ukundi kuri guhishwe. Amen. Bivuga ngo iriya rose ya le petit prince, kabone nubwo ari rose, akabona yandi marose hano mu isi, ariko iyo rose ye ifite umwihariko, kuko hakurya ko ari rose hari relation bafitaniye, iri mu mutima we. Nta muntu rero ashobora kuba umukunzi w'Imana atagira ibihe byo gutekereza ku Mana, ndavuga ku Mwami, ku ijambo rye no ku mirimo ye. Ntushobora kuba umuntu wagirana ubusabane bwimbitse n'Imana uri umuntu uri superficiel, uri umuntu utagira umwanya wa meditation. Meditation ni ikintu gikomeye. Umuntu ugira ibi byo kumedita, niyo mbona babwiye ngo icyo gitabo cya Saint-Exupéry cyo kimwe n'ibindi yanditse nk'iyo Le Petit Prince cyangwa Terre des Hommes, ni ibitabo birimo filozofi y'ubuzima, kandi bihamagarira abantu kutaba abantu badafite indangagaciro zimbitse, kutaba abantu bari muri izi ndangagaciro zigaragara gusa z'amafaranga, gukunda amafaranga, gukunda iminezero y'isi, uburyarya. Murabona iyi si iboneka uko imeze. Rero hari izindi ndangagaciro zikomeye cyane, zozo ntabwo zibonwa n'umuntu agendesha amaso gusa, zibona n'umuntu agira ibi byo gutekereza n'umutima we. Amen. Nk'indangagaciro z'urukundo, cyane cyane Saint-Exupéry aravuga l'amour, la fraternité entre les hommes, urukundo, imibanire n'abantu. Hari indangagaciro zitari izi z'amafaranga n'ibiki. Donc l'amour, la fidélité, la fraternité entre les hommes, kugira neza, ibintu nk'ibi byose nibyo Saint-Exupéry yashaka ko abantu bamenya yuko hakurya y'ibintu bishamiranya abantu, sibyo bitandukanya abantu, bariya n'abazungu, n'abirabura, n'ibiki, uriya n'umukene, uri n'umukire, uriya, ibi byose mubona. Aravuga ati rero ibyo ni ibintu bidushuka, nta kuri muri ibyo, ukuri kuri hakurya y'ibyo tubona. Urumva ko n'ijambo ry'Imana riratubwiye utekereza ku bintu azahirwa. Amen. Donc hano nugira ngo Imana irashimangira ku mwanya wa meditation w'ijambo ryayo, gutekereza ku ijambo ryayo, gutekereza ku Mana no mirimo yayo, bituma utaba umuntu ukurwa gusa n'ibiboneka, des valeurs matérialistes passagères,
Bibiliya tubwira ijambo rikomeye ngo la figure de ce monde passe, ngo ishusho y'isi ngo iragenda iratambuka irashira. Muri iyo jambo ishusho y'isi niki? Fata uko isi yasaga imyaka 10 ishize, niko igisa. Abantu bamwe baratambutse, sibyo? Hari abandi bantu, hari ibintu byari bihari ntibihari. Isi imeze nk'ibyiciro bya filime, kimwe kiragenda ama episode. Ni ukuvuga ngo rero ishusho y'isi ngo irashira n'igihe gito. Umuntu rero ari superficiel, umuntu adafite ibijyepfo by'umumana, umuntu adafite umwanya wa meditation ugutekereza ku bintu, agendana n'ishusho y'isi. Ntamenye ko ibyo arebesha amaso nonaha ejo bizaba bitagihari. Subiza amaso inyuma wewe kuva mu buto bwawe, urebe nimba ari ibintu ugenda wibuka. Si byinshi bitagihari, si benshi batakiriho. Urumva rero Bibiliya duhamagara gutekereza kuri bya bindi, amen, bidashira by'agaciro, amen. Kubera ko ibyo turebesha amaso bigenda bisimburana. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo ibihe biha ibindi. Abakorinto wa mbere 7:29-31. Ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Amen. Tekereze umunota umwe kuri aya magambo. N'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Amen. Iyo shusho y'isi bayitubwiye haruguru, amen. Tubaye dusome kimwe kukindi hariya twatangiriye 29. Ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite. Abafite abagore bamere nk'abatabafite batandukanye nabo se? Oya. Cyane igice cya 7 y'Abakorinto wa mbere, Pawulo yarasubiza ibibazo bamubazaga ku byo gushaka cyangwa kudashaka. Ariko urumva ko ari ijambo ry'Imana riri muri we, amen. None Umwuka Wera ahise azana ibitekerezo byagutse ngo abafite abagore bamere nk'abatabafite. Komeza. Abagenzi by'isi, kandi abarira bamere nk'abatarira. Abarira bamere nk'abatarira. N'abishima bamere nk'abatishima. N'abishima bamere nk'abatishima. Kubera iki? Ari n'ibindi. Abagenzi by'isi. N'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite. N'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero. Kubera iki? Kuko ishusho y'isi ishira. Amen. Kuko ishusho y'isi ishira. Urumva rero yafashe ubuzima butandukanye bw'abantu. Ibwo rero ni ibintu bigaragara, kugira ngo turenze amaso kubishira. Urumva? Kuko ari abashakanye, ari abatashakanye, ari abafite iby'isi, ari abatabifite, ari abarira ku mpamvu y'ibintu bibariza, ari abishima ku mpamvu y'ibintu bibashimisha, byose ni ishusho y'igihe runaka. Icyo gihe nigiha ikindi, ibyo yabarizaga biza bitakiriho, ibyo yabanezezaga biza bitakiriho. Amen. Nuko ubuzima bari barimo bugaragara buzaba butagihari. Ni ukuvuga ngo rero umuntu rero w'Imana akwiye kurenza amaso ibi bigaragara, kugira ngo ashire umutima we kuri bya bindi bidashira ijambo ry'Imana ritwizeza. Wayumvise?
kuko hari abari bafite abagore igihe cyashize ariko ubu batakibafite, wenda baratashye, ntabwo bakiri muri iyi si. Hari bafite abagabo mu gihe ishize, ubu niba bakibafite, wenda n'abapfakazi. Hari abari bafite ibibariza mu gihe gishize ariko ubu byarashize, ubu barishimye. Hari abari bafite ibyabashimishaga, wenda ubu ntabwo bigihari, ubu bariho bararira. Ngo ibyo byose ntibifate imitima yacu, ahubwo imitima yacu ifatwe na bya bindi bidashira. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Niyo mpamvu umutwe uno munsi turandika ibi: savoir s'attacher aux choses durables. Ni ukuvuga gushyira umutima ku bihoraho. Focus on everlasting things. Mwabyumvise? God is calling his people to focus on everlasting things. Na nibyo iriya renard, iriya ngunzu yabwiye Petit Prince ati ibi byose ubona n'amaso yawe muri iyi si nibishira, ahubwo biriya byawe biri mu mutima nibyo byo. Iriya rose yawe iri mu mutima. Ngo il faut savoir apprivoiser les choses essentielles. Hano bavandimwe, ni ibintu bikomeye cyane. Iri jambo ngo utekereza ku bintu azahirwa. Mu Kinyarwanda urumva hariyo profondeur buze. Ngo celui qui réfléchit aux choses, celui qui médite, utekereza ku bintu n'impamvu yabyo, azabaturwa iby'imburamumaro, azabaturwa ibyo Bibiliya yise ishusho ihita. Ngo ishusho y'isira irashira. Azabaturwa ku byo Bibiliya yita iby'ishusho ishira. Amen. Cyane cyane mumaze mumve ya jambo twasomye wa Korinto wa mbere 7:29-31. Paulo aravuga ngo uwishima amere ngutishima, ufite ibyisa amere ngutabifite, ufite umugore cyangwa umugabo ameze ngutamufite, urira ameze ngutarira. Sibyo? Bayubise. Uvuga ngo uprofita by'isi bakabyishima amere ngutabifite. Ngo kuko ishusho y'isi irashira. Cyo ni jambo rikomeye cyane. Car la figure de ce monde passe. Ibyo ni ukuri kubera ko nta muntu mu buzima bwe bwose amara muri iyi si azahora ari muri mudu imwe. Ndavuga yatari muri Kristo by'ukuri. Ntabwo ashobora kuguma ari wa wundi. Kubera ko hagati aho hari ibintu bigenda bisimburana. Niko ibintu bimeze. Niyo mpamvu uzareba abari abakire mu myaka 20-30 ishize, ubu n'abakene benshi. Bamwe ari abakene, ubu n'abakire. Bivuga ngo ibintu bigenda biha ibindi. Amen. Urayumva? Kandi ntabwo ari gusa ku bantu individuals, even nations n'amahanga. Ninde yari kwibaza ko igihangange cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizagera none aho kiro kirasaba amafaranga yo gukomeza urugamba na Iran? Ngo amafaranga yabashiranye. Uwo wabitekereza? Uwa Amerika ubu bari babwira Kongre ngo ivote itegeko ryo gushaka miliyari nimbari 70 nibuka z'amadolari, kuko ngo urugamba amafaranga yashize. Igihangange cyitwa Amerika. Nivuga ngo ishusho ya kera ya Amerika ngo ishusho y'isi irashira. Ntawuzi rero ubuhangange bwabo niba bazabumarana ikingariki. Ariko icyo ni ikimenyetso kimwe gikwereka yuko ishusho y'isi irashira. Ibi rero ntabwo ari ukuri
ku muntu giti cye, ni n'ukuri no ku mahanga cyangwa ku miryango. None Imana duhamagara gukora iki? Ngo dushire umutima ku bihoraho. Iyo bihoraho ni ibiki? Ni bya bindi birebeshwa amaso y'umutima. Amen. Rya roza rya Petit Prince rifite umwihariko, kabone nubwo yabonye ayandi maroza, kuko ryo riba mu mutima. Ayo yandi yarebesheje amaso, ariko riya roza rye yasize mu gihugu cye, nako muri iriya umugabane wundi aturutsemo, ni byo ku mutima. None amaso yacu uyu munsi dukoresha n'ayahe? N'aya maso y'umubiri cyangwa n'amaso y'imbere mu mutima? Kuko ay'umubiri nta kindi areba, areba ishusho ishira. Niyo mpamvu na Bibiliya tubwira Abakorinto ba kabiri ibice 4 10, Abakorinto ba mbere ibice 16-17. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranye, kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Amen. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Mumbase twebwe abavutse ubwa kabiri, tubyawe n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Amen. Ngo ntitukireba ku biboneka, ko byaboneka ni bya bindi batubwiye ngo bigizwe n'ishusho ishira. Ukwiye gutekereza gusa amateka y'imyaka 10, imyaka 10, ibintu biba byakunyuze imbere uko bingana. Usanga ishusho y'imyaka 10 ishize ntayo ihuriye n'ishusho urareba uno munsi mu byerekeye isi. Nuvuga ngo ishusho y'isi igenda ituva mu maso, tukisanga ibyo twari twamenyereye, ibyo twari twamaze kumva ko ari byo ntibigihari. Bayibise. Noneho nimba ushaka kuba umuntu uri stable mu buzima bwawe, uri stable, utajegajega, ukwiye guhagarara mu ishusho y'ibitaboneka, ari byo ijambo ry'Imana riduhishurira. Za ndangagaciro z'ubwami bw'Imana zozo ntaho zijya. Yesu ntabwo ahinduka, uko yarareje uwo munsi niko akiri, ko azahora iteka ryose. Ijambo rye ntabwo rihinduka, ijambo rye rihoraho iteka ryose. Amen. Ariko ishusho itunyura imbere y'iby'isi igenda isimburana uko ibihe biha ibindi. Na niyo mpamvu rero abatari muri Yesu Kristo nago bazagenda bahindagurika, kubera ko iyo shusho y'isi uko igenda isimburana niko nabo bagenda bahindagurika uko bahagaze muri isi. Amen. Tujye muri Petero. Kandi guhanga amaso ibidashira by'ubwami bw'Imana biguha amahoro mu mutima, turaza kubibona, kandi bituma ugira muri wowe ituze. Uratuza mu mutima wawe, nta guta umutwe, kubera iyo filime igenda kunyura imbere kandi yihuta, yitwa ibihe biha ibindi muri isi turimo. Petero wa mbere 1:18-25. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu,
ahubwo mwacunguzwa amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu, abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyingiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, muheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amen. Ngo igihoraho niki? Ni ijambo ry'Imana. Ngo ibindi by'isi bimeze nk'iki? Ng'ururabyo. Ururabyo rumara igihe kingana iki? Dore nimba hari ururabyo hano hanze rwarabije mu gitondo, sibyo? Uzagaruke mu gitondo urushake. Rwagiye. Yesaya yaravuze ngo narumvise ijwi rivuga ngo rangurura. Ngo yari ijwi ry'Uwiteka. Nawe arabaza ngo ndangurura iki mwami? Ngo rangurura uvuga uti abanyamubiri bose ni nk'ibyatsi. Wibise. Ngo izuba ryanje iyo rirashe ubwatsi buruma, hanyuma umuyaga wahuha ubwatsi bwumye bugatumuka. Ngo ariko ijambo ry'Uwiteka rihoraho iteka ryose. Wibise. Aho rero hariho biriya bintu bishira n'ibintu bidashira. Iyo nawe bijyanye n'iri jambo riri Yohana 2:15-17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ko iby'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashira no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Amen. Ngo isi igira gute? Irashirana no kwifuza kwayo. Ngo ariko bakora ubushake bw'Imana bahoraho iteka ryose. Muri tangiriyeho ya migani 16:20 harimo ibitekerezo bibiri. Icya mbere ngo ahirwa utekereza ku bintu azahirwa. Uwo ni umuntu afata ibihe, amen, byo gutekereza ku Mana n'imirimo yayo n'impamvu yabyo. Amen. Azaba ari umuntu afite ibijyepfo. Ntabwo azaba ari umuntu akururwa n'ishusho ishira. Igitego cya kabiri ngo et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Uriya igitego cya kabiri muri verse imwe ariho ibitekerezo bibiri. Kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Amen. Uwisunga Uwiteka azabahirwa. Ntabwo ari ibitekerezo binyuranye. Uriya muntu agira ibihe bya meditation, agira ibihe byo gutekereza ku Mana n'imirimo n'ijambo ryayo n'impamvu y'ibintu, bimuzana mu busabane n'Imana rurema, mu buryo yisanga nta kindi yakwiringira atari Imana yonyine. Murabona rero meditation aho ijyana? Meditation ikuvana mu kwiringira ibi bigaragarira amaso, none ikakwinjiza mu kwiringira iyabiremye, kuko yo ntabwo ihinduka, n'ijambo ryayo ntirihinduka. Haleluya. N'indangagaciro zayo ntabwo zihinduka. Urumva ko igitekerezo cya mbere kiganisha guhirwa, n'iki cya kabiri
kiganisha guhirwa. Umuntu wese muri iyi si ashaka guhirwa. Na bose bagenda bakurikira iminezero y'isi, bagashaka amafaranga, bagashaka ibiki byose, ibi by'isi bakabirundanya, burya baba bazi ko babishakamo guhirwa. Iyo bita happiness, le bonheur, guhirwa. Bakitiranya guhirwa n'iminezero. Voyez, le bonheur c'est différent de plaisir. Mu gifaransa bavuga plaisir, na bonheur c'est différent. Ni ukuvuga ibyishimo hamwe no guhirwa biratandukanye. Nubwo mu guhirwa harimo ibyishimo, ariko bitandukanye n'ibyishimo muri rusange. Kuko isi ivuze ibyishimo ntabwo bivuga iby'Imana yita ibyishimo. Niyo mpamvu rero iri jambo ry'uno munsi riraduhamagarira kutaba abantu superficiel, kutaba abantu bari superficial, kutaba abantu bayoborwa gusa n'aya maso. Nituyoborwa n'aya maso, dayimoni z'amarari zidufata, tuzajya natwe duturarikira iby'isi. Kandi niduhanga amaso iby'isi, kubera ko iby'isi bidahoraho, bigenda bisimburana, natwe tuzaba abantu bagenda bahindagurika. Amen. Bazagenda bahindagurika. Ariko niduba abantu bamedita, bagira ibi ya meditation, bagira ibi yo gutekereza ku Mana, gutekereza ku Mwami Yesu n'umurimo we, gutekereza ku ijambo ry'Imana no gutekereza ku mpamvu y'ibintu. Ku ijambo ry'Imana rikujyana mu guhishurirwa impamvu y'ibintu. Icyo gihe rero uzaba uri umuntu ryayindi mujye muvuga ngo ni umunyamwuka. Bajya bibeshya kuri iryo jambo. Abarokore bazi ko umunyamwuka ninde? Ni umuntu uhanura ukagira gute? Witigisa hanyuma ngo akagira amayerekwa, abo niwe bita ngo uriya muntu ni umunyamwuka. Ntabwo ari byo. Umunyamwuka, uwo Bibiliya yita umunyamwuka, ni umuntu, amen, afite profondeur mu Mana. Ni umuntu atakigendesha aya maso, ahubwo ni umuntu agendesha umutima, amaso y'umutima. Amen. Kandi ibyo ntabwo ubihabwa n'ikindi, ni meditation, kugira ibihe byo gutekereza ku ijambo ry'Imana no ku Mana no ku murimo wayo. Ibyo nyo birema muri we kuba umunyamwuka. Ntawe bihuriye n'impano zo guhanura, nubwo nazo zikenewe, kuko ziriya ngo Umwuka Wera azitanga uko ashaka. Ntabwo bituruka ko umuntu yaba akuze cyane mu mwuka cyangwa adakuze. Umuntu ashobora gukizwa mu gitondo agatangira guhanura. Kinabaye urugero igihe hari ububyutse mu Bufaransa witwa Les Cévennes, murabyibuka? Twavuze turavuga kubyerekeye n'impano. Abantu bitiranya impano no gukura mu mwami. Les dons n'ont rien à voir avec la maturité spirituelle. Hariya igihe habaga ububyutse mu gice cy'Ubufaransa witwa Les Cévennes, habaye ububyutse mu binyejana byashize. Abana bari ku ibere batangira guhanura. Twavuze hano, iyo ugiye gukora recherche kuri les réveils spirituels, ububyutse, barakubwira ibyaranze ububyutse mu gihe cyabitwa les Huguenots, hari mu Bufaransa, barakubwira ko abana bo ku ibere barahanuraga. Tujye tubagira abashumba, kuko bahanuye kandi baganura ibintu byo bikaba. Izo mpinja sinimpinja ahubwo, kuko impinja uruhinja rushobora kuba rukambakamba. Ni uruhinja se? Bagahanura kandi ibyo hanuye bikaba. None bahita bafata rero babagire abashumba. Muzajye mushyira hariya mukiro banywa inzoya, mufate bariya abana bari kwibere mu bicari hariya ngo babe bashumba ko bahanura, mwebwe abapasiteri mukaba mutahanura. Oya, soma Abakorinto ba mbere 12:11 ngo Umwuka atanga impano uko ashaka, akaziha impinja, akaziha abasa n'abakecuru. Hanyuma abo basore
bagifite ibintu birata by'ibigango ntibabone namba, kuko baratangira bari babicuruzi. Bayizi noneho ibyari umugisha biba biri ikigusha. Imana ikavugisha abana bato, ikavugisha abakecuru, abasaza. Bayizi. Ariko rero kuba umunyamwuka byo birasaba maturite, gukura, kuba mature. Kandi gukura ntibiva handi, biva kuri iyi verse. Imigani 10:20. Donc ahirwa utekereza ku bintu azahirwa, umedita ijambo ry'Imana. Hano Umwuka Wera asa naho arabwira abantu bazi ibyo bintu ibyo ari byo. Nuvuga ngo ni ibintu by'ubwami. Abatekereza ku by'ubwami bw'Imana ngo bazahirwa. Nimba ushaka guhirwa nyaguhirwa, amen, hamwe n'izi struggle zanyu z'ubuzima, hamwe n'ibi muhanganye nawe by'ubuzima, nimudegaje umwanya, nimushaka umwanya wo gutekereza ku by'ubwami, ngo ingaruka musaruro no guhirwa. Mashimeje ku Mwami Yesu. Icya kabiri, bizatuzana kuba abantu biringira Uwiteka kurusha kwiringira ibintu n'abantu, ari byo bigize ya shusho ishira. Abantu barashira akaza abandi, ibintu birashira akaza ibindi, amateka asimburana n'andi, ariko hari ibidashira. Amen. Ni ibyo nyine utekerezaho by'ubwami bw'Imana. Uzisanga uri umuntu ushinze imizi mu Mana, niyo wiringira, niyo uhanze amaso. Amen. Nizo mbaraga zawe, niwo mutabazi wawe, niwo buhungiro bwawe, niwo rutare rwawe uhagazeho. Amen. Niwo munara wawe. Haleluya. Amen. Uzisanga rero uri uhagaze ku rutare atari ku musenyi. Ibihe bigaha ibindi, abantu bagasimbura n'abandi, ibintu bigasimbura ibindi, ariko akomeza wowe uhagaze udahindagurika, kubera yuko wowe amaso yawe ntabwo ahanze ibyo bigenda bisimburana, ahanze bya bindi bihoraho. Haleluya. Ari byo bwami bw'Imana. Amen. Reka mbaye urugero hanyuma dusoze. Bibiliya iravuga ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. Ari abantu benshi kuva dukorera Imana, benshi hashize imyaka 40 na abakiriho, kimwe mu kintu ndavuga abakiriho, kuva abakiriho ariko baratataniye mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ari muri Aziya, ari muri Amerika, hehe. Abo bose batunyuze imbere mu maso, sibyo? Ari abo twabyirukanye mu mwami, ari abo twabwirije tumaze kuba abakozi b'Imana. Wayumvise muri imyaka 40 n'indi renga warahuye n'abantu benshi mu by'ubutumwa. Abakiriho, ijambo rya mbere babaza nibi: ese umukozi w'Imana François aracyari wa wundi? Hanyuma rero abafite amakuru yanjye, uyu munsi internet irahari, buri muntu wese agenda kuyashaka. Abafite amakuru yanjye bati aracyari wa wundi, teracyigisha binsho bibihe, ati yabikomeyeho. Ahubwo nibyo yatubwiraga mbere nk'ibintu bizaba, ahubwo ubu byarasohoye. Nimba ari mu ntege nke ahita haguruka, amen, agahita akomera. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe twari muri Egypte, hari umu-Egyptien twiganye ariya mu Bufaransa. Umva, muri 1993 yaje kumenya amakuru yanjye kuri internet. Uyu ni François twiganye. Hanyuma mu nyuma niho yaje kukwandika cyangwa baravuganye, simbizi. Hanyuma rero twaje kuvugana, baravuga ati ntabwo uzi ukuntu wansubije mu imbaraga.
kubona kuva muri 1993 ati nkaza kukubona kuri internet ngakurikira kuko arazi igifaransa n'icyongereza gasanga ukiri wa wundi ati agata urumva tuba twarahuye n'ibintu byinshi nanjye rese ngo nahise ngo je retrouver les repères landmarks urumva kubera iki? Kubera ko ibihe bindi abantu gakuranwa n'abandi ariko wowe kaguma uri wa wundi. Imvugo yawe yayindi, uko witwara kwa kundi, ntabwo uhinduka ariko ibihe byarahindutse. Imana ihabwa icyubahiro. Ubu rero twahita tuvuga rero ko twebwe duhiriwe, sibyo? Ariko ibi ntabwo byashoboka utanyuze muri ya nzira iri muri iyo versi imwe, meditation y'iby'ubwami bw'Imana. Ukabitekerezaho, ugatekereza ku mwami, ugatekereza ku ijambo rye, ugatekereza ku mpamvu y'ibintu, ijambo ry'Imana rikakubwira ibyo ari byo, ugatekereza ku Mana n'ibyayo n'imirimo yayo. Amen. Bikuganisha kuba umuntu ahagaze mu kwiringira Imana gusa, sibyo? Kuko ibindi byose wabonye ko nta mpamvu yo kubyisunga. Ntago wisunga abantu, kuko muri meditation yawe wasanze ari abahita, sibyo? Ntago wisunga ibintu, kuko muri meditation yawe mu gutekereza wasanze nabyo bishira. Abantu barashira bagasimburwa n'abandi, ibintu birashira ukaza ibindi. Rero usanga Imana niyo usigaranye gusa, na niyo izahoraho ukayikomeraho. Umwami Yesu, amen, akakubera byose. Haleluya. Niwe ubonesha amaso yawe y'umutima ubyutse, niwe ubonesha amaso yawe y'imbere ugiye kuryama no ku munsi wose. Ntabwo ari abantu ubona n'ibintu ubona ugumana, ibyo bikunyura imbere bikagenda, ariko uriya amen, aguhoza ku mutima nawe uhoza ku mutima, ari we Kristo. Amen. Uwo niwe we. Nico Saint-Exupéry yavuze ngo l'essentiel est invisible aux yeux des hommes, aux yeux humains. L'essentiel, parce que on le voit par le cœur. Umutima ni ubona icy'ingenzi, ntabwo ari amaso. Icy'ingenzi rero ni ubusabane n'Imana nzima. Umuntu wese rero atekereze rero ku buzima bwe. Ese warabonye icy'ingenzi cyangwa amaso yawe aguma kujyana mu bishira bigenda bisimburana, kagenda uba déçu n'ibintu wafasheho bigatambuka? Ayibizi ari abantu ari ibintu nubishyira mu mutima bikuri imbere igihe gito, aho gushira umutima ku mwami Yesu. Na niyo mpamvu yavuze, amen, ijambo ryanjye ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaho. Iryo jambo iyo tukwiye kumeditaho ijoro n'amanywa, ngo icyoroshe n'ijuru n'isi kuvaho, aho kugira ngo have n'akanyuguti na gato ku ijambo ryanjye. Ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko ijambo ryanjye ntacyo rizaho. Icyo cyo rero kidahindagurika nicyo nkwiye guhagarikaho gushyiraho umutima wanjye. Amen. Kuko ryo ntabwo rizahindagurika, izahoraho, ntabwo rizavaho, rizahoraho. Amen. Nona nk'ubu mwami Yesu tuvuge agize nk'ikinyejana kimwe ataraza n'urugero, tukongera tukagaruka hano muri isi, abazaba bagihari bitwa itorero bazaba bagisomira nyine, bazaba bagisoma iri nyine. Ariko reka mbabaze, imvaho yo muri 60 irimba yari hari, cyangwa imvaho yo muri 70, cyangwa imvaho yo muri 80, uwaye kugarura ubu wagira amatsiko kwisoma? Cyangwa Jeune Afrique yo muri 80, uwaye kugarura ubu wumva wajya kwisoma? Nta mpamvu, sibyo?
ariko iyi jambo ry'Imana tusoma ubu nibyo ba Pawulo bavugaga, naryo bazavuga n'inyuma yacu kuzageza Yesu agaruka. Kadusenge. Data, turagushima kuri umwanya duhaye, uduhe kuba abantu koko batagendesha amaso bakurwa n'ibi bishira, bakurwa n'ishusho y'isi igenda ishira. Abantu baraza bagasimburwa n'abandi, ibintu biraza bigasumburwa n'ibindi, ariko ijambo ryawe rihoraho iteka ryose. Aba ari ryo uduha gutekerezaho ijoro n'amanywa, nk'uko wabwiye Yosuwa ngo iki gitabo cy'amategeko yanjye, iri jambo ryanjye ngo rihore imbere y'amaso yawe, urihozeho umutima ijoro n'amanywa, kugira ngo ukore ibyo rivuga, utajya iburyo n'ibumoso, ngo niwe uzahirwa mu byo uzakora byose. Kandi nzabana nawe, ngo nawe uzaguhagarara imbere, nawe uzagukoma mu nkokora. Ibyo uzakora byose bizagutunganira. Turagushima Mwami kuri ijambo ryawe ari ukuri, duhe kudakururwa n'ishusho idushuka y'isi, kuko ngo isi ishirana n'ibyayo. Ariko Mwami, ijambo ryawe ryo rizahoraho iteka ryose. Uduhe guhoza umutima ku ijambo ryawe, niduhoza umutima ku by'isi bishira, mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Hanyuma rero reka mbahe rero devoir, turarangije. Mufate igitabo cya Yosuwa, nago tugivugaho, mubyandika, nyuma muze kumedita, sibyo? Muze gutekereza. Nibaduhamagara se kumedita. Rero uhere hano, meditation yawe uyihere mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 9. Yosuwa igice cya mbere 1:9. Utangire meditation yawe aho hano. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze ku murongo w'ike 9. Ayo magambo ya mediteho. Nimba utameditaho ubu, uzamedite nijoro cyangwa ijoro, ariko utangire uyatekerezeho. Amen. Kandi iyo uramedita rero ngugira inama, telefone yawe ushire ku ruhande. Nta muntu amedita arora chatting, nta muntu amedita telefone arora gumareba ko bamwandikiye. Iyo si meditation. Meditation no gufata ibintu byose ku ruhande ukagumana gusa wowe nibyo uramedita. Naho nujya gufata uramedita kandi urareba hari ngo WhatsApp, iyo nagari meditation, iyo ni mikino. Ahubwo ni sinye kuri superficiel, ahubwo iyo ni kimenyetso ko wowe uri umuntu uri superficial, uri umuntu uri superficiel. Giye yongiye kumedita byose mbishira ku ruhande, kuko ni umwanya mba nahaye umwami wanjye. Amen. Mba ndiho na medita kubihoraho. Ibishira rero bikiye kubanza gutegereza. Amen. Uravuga ngo ugiye kumedita, hanyuma urashaka ngo urebe ko John atakwandikiye. Ibyo si kibazo. Ibyo byose ba John badayana shira ku ruhande, abo bitwa bari muri ya shusho ishira. Ubu wahaye umwanya ibida dashira. Uraza kudiringana bariya nabiriya nyuma, ariko banze umutima wawe. Amen. Abari wo utangira guha umwanya mu gutekereza kubidashira. Reka rero tushimire abakozi mu Imana, tubakomere Imana bashimisha. Namwe rero mwashoboye kuboneka, namwe ni mukomera amashi.